Nkeneye gutsinda ukoze rimwe gusa, ntibisaba amahirwe bisaba amahitamo. Action niyo mahitamo yawe. Mbanje kubasuhuza, uhagaze imbere yanyu nitwa mwarimu Nkundabagenzi Ildefonse uturuka muri Action College. Ubu tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu yakiga mu gihe gito kandi akabona perime ya moto, kuko perime ya moto rwose ntago wayisonzana uyifite. Buriya kugira ngo ubone perime ya moto bigusaba gukora ibizamini bitatu. Icya mbere ukora ikona, icya kabiri ugakora circulation, icya gatatu ugakora demarrage. Ariko twebwe tugiye kurebera hamwe noneho isomo rya moto uri gukora ikizamini cyo kunyura mu ikona. Icyo umuntu yirinda, icyo umuntu yibandaho kugira ngo ace mu ikona, nicyo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi. Mu ikona iyo umuntu agiye gucamo, acamo akoresheje vitesse ya mbere, agakoresha amburiyage ayirekura gahoro gahoro, agakoresha agaferi gahoro gahoro, ndetse agakoresha n'akarero gahoro gahoro. Ako kanya rwose ikizamini cy'ikona ukabura gisoje. Tugiye kurebera ukuntu noneho umuntu yaca mu ikona kugira ngo akore icyo kizamini cyo kunyura mu ikona. Ni ibintu byoroshye cyane. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu umuntu noneho akora isomo ryo kunyura mu makona. Watsa moto yawe, mwabibonye rero ko kunyura mu ikona ni ibintu byoroshye. Kunyura mu ikona ni ibintu byoroshye. Ni mutugane muri Action College tubafashe, kuko iminsi 30 irahagije kuba ubonye perime yawe ya moto. Ni mutugane tubafashe rwose. Mudukeneye mwadusanga i Remera turahakorera, hariya muri Sale Motoro, mu mujyi muri Chic turahakorera, na Nyabugogo turahakorera, ndetse ni Musanze abantu baho ntitwabagiye naho turahakorera. Aho hose ni ahantu wagana Action College tukagufasha kubona perime ya moto mu gihe gitoya cyane. Kuko ubu turebeye hamwe isomo ryo guca mu ikona. Ubutaha tuzareba ukuntu umuntu noneho akora circulation. Niryo somo ubutaha tuzakurikizaho. Sawa rero turabashimiye, ni mutugane tubafashe muri Action College. Tubahaye ikaze rwose, murakoze.